Karakatirashititisi. Ibi bintu nzabishobora ko ibintu birimo ngo kuvisitinga se kandi ibyo ni ibiki ariko mana yanjye iri shuri narivamo papa akirirwa nkubita ngo karatatirashititisi ni ibiki kandi ku mana yanjye karatarasitesite karaketirasi panje byanyinaniriye akosha kubunyabiza wagicucurwa ivunja mu mutwe dore imirimo mba ndimo wowe uri kuyifasha ugahambirwa tangiye kundakarira kandi aya masomo ubona akomeye ku ishuri baba baduhaye ibintu bikomeye byakunaniye gufata square root kuba 2 3 6 ibyo dore ko twanabyigaga tugiye kurya breakfast hafi aho ngaho ubwo ibyo nibyo biba byakunaniye ugahambirwa hari ibyana byicije mwabaye mu ibintu ngo bya kreteteresitisi byana ngo kuvisitinga nje ibintu nk'ibi ngibi nje nindivamo nje kurivamo rwose ugiye kuva mu ishuri ariko se ubu nje papa nje ubu si ibintu uri kubona ngo ni bya karacteristic ushatse kwaka ibintu byakunanira wowe reba nkango ni ukuvisitinga reka hanga ubundi babyita kudiska harya ngo nugukora iki ubundi iki kibazo kizane turere wamvuwe wa musenzi ugiye ukavuba ku mutwe wagahambirwa ushatse kuva mu ishuri dore ko nabizi neza ushaka kuva mu ishuri twe twavemo tuzi kubara kuva kugeza kuri 5 dore ko nuyo navuga ntarenza aho ngaho ushatse kuva mu ishuri ntuzi kubara ntuzi kwandika ntuzi no gusoma dore ko irata Kagame nta muntu wamutazi gusoma no kwandika urashaka kuva mu ishuri ushaka gukora iki yo karakatirisi twe twabigaga muri dictionnaire mu gifaransa ubushatse kuba kibyo bintu nuva mu ishuri wowe uzakora iki shaka jewe inkanga ko wiri gucukura wese za rubanda nje ubona byananira ubu ngubu nje nta ikaramu nkafata isuka nkagenda n'ibitondo nkacukura bira wirirwa ukururira abantu ibitaka ntago nje nagenda nkabikurura nanjye nkabona ibyo uri kwivugisha no kuri mu ishuri ndi kuza nkacukurizo tuwarete wavuze nkaza nkaguhaye ukarya ugahaga ibondo ugashyira hejuru ugaduriza ibyo siko byahora uvuye mu ishuri wabigisabye kandi nani mwitezemo ukazangura kuri wese nirwa acukura none ushaka kuva mu ishuri urashaka gukora iki dore ko nani biba 5 bapima ushatse kuvuga ko wowe wagwa umugore n'abana nkuze nawe mutungiyemo wowe ushatse kuvuga ko wowe wabishobora koko waketurije ugamba mu ishuri dore ko bana muri kunyuma uyu mwana mudukirano we ntabwo wava mu ishuri uzabishobora shaje ureka gukina n'ibintu utazi wowe none so mu ishuri no kuvuga karatatirasitisi byananiye kuzifisitisasinga se ubu ngubu ibyo nibi ngo ni ukuvisitinga ubu so naguma mu ishuri mari iki koko abandi baravuga reba nk'ubu murumuna wanjye marabo wanjye njyewe nkabo wanyuma noneho reka ngumemo tubakubitiremo hagati amahano ushatse ko ufata square root 3 kubye 6 tugakora z 3 tukaringa 8 ushatse ko ibyo bintu utashobora ubwo uri mu mbere secondaire mu kabiri umaramo iki koko ushatse kuvuga ko mukuru wa kabu wa mbere wowe mu bakubitira hagati gakubitirwe mpiri woga hambirwa iki gisaza kizi no gutukana wagira ngo cyabyigigarire nguki mvuze ngo urukundo nkukunda ruruta rwa diama ngize ngo hari ibindi uvuze cyangwa ko hagati y'umwana na cyabandi bitandukanira ngumemo kandi byanze reka ngumemo tubakubitiremo hagati uzabura n'ibyo ukubite n'isi guhondagura urashaka kuva mu ishuri gukora iki subira mu ishuri cyangwa mbaza nkubandagure ngo cyangwa gukora ibintu bitatu wumvise aha ndumva utangiye kugigira reka mfe kujyayo ndebe ko iyi minsi yakomeza gukaragwa n'isi nak'iminsi itangiye kunkaraga n'isi zanyika kandi namwe bana mu byumvireho nta mwana wemerewe kuva mu ishuri mbibuba we mbibuba nkajya ku ishuri mbibuba ubibuba ibiki nyine mbibuba nsubiye ku ishuri amatariki yo kwigaragaza ahubwo nuvuga ngo abantu mwese mudukurikirana kuri Ngabirano TV show tuza ibuka gukora katasipurayibu ntabwo ari ibyo ndavuze ngo ibuka gukora tasatipurayibu
bavuga subscribe kata subscribe aya shaje ugabanye dido kandi kabona dore niyo mpamvu banu wanyu umva itonde nubwo uri papa nago wandusha kata subscribe wewe subscribe wowe biratsa nkwereka ahantu bya kata subscribe chaye wabari wabibonye hano abarimu barago kata subscribe okay so murabibona tubafitiye ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye wakora subscribe kuri Ngabirano TV show so muzajya mumubona muri episode zigiye kuzazikurikira kora subscribe like share comment n'ibindi bitandukanye muzajya mubona episode uko mugenda mukurikirana Ngabirano TV show so turabakunda cyane kandi tuza ku mutima amazina yanjye banyita Ngabirano TV show nanjye banyita Mahoko okay Mahoko kabisa mudukurikirane muzagenda mubona muri episode zigiye zitandukanye turakunda cyane nanjye ndabakunda ciao ciao man ni kata subscribe wakibaza ngo wabuze ahantu hahira ho icyo nikikiri ikibazo gana Ngabirano tugufashe tugufite ibintu bigiye bitandukanye tugufitiye amavuta y'amavuti tugufitiye nayo mu mutwe tugufitiye n'ibindi n'ikirunga sante kandi wacu umukiriya n'umwami tubafitiye ibintu bigiye bitandukanye tubafitiye amavuta tubafitiye umunyu tubafitiye umuceri n'ibindi byinshi muri Ngabirano Compound Shop Butake welcome turabakunda cyane kabisa turakora cyane kandi abashitsi nibo bami nibo batwicereza hano nibo kabisa kandi iyo uguze byinshi turanagutwaza wakibaza ngo Ngabirano atanga iyo service gusa izindi ndagira mbibutse ko umanuka uvuye mu isatire metero 50 hirya ya transfo gato mu kuboko kw'iburyo ugasanga ibicuruzwa bitandukanye hari inze ebyiri hari inzu ifite irangi ry'icyatsi hari n'indi yasimiri ku ruhande rwayo aho niho dukorera niho ku cicaro wakibaza ngo Ngabirano wamubona gute andika 07291845 ubundi ukaza tukagufasha dufite n'izindi service nyinshi tubarura amasimukadi amayinite